ushobora gusanga ushaka kugabanya ibiro wenda ibinure byo ku nda, ariko wenda ahandi ukuntu ungana nta kintu bigutwaye. Rero iyo niyo gahunda itumye mpagaze hano. Ikintu cyiza kirimo ni uko iryoha. Ibintu byose nakoresheje mwabibonye, ni ibintu bisanzwe kandi ni ibintu biryohera, niko navuga. Watermelon igiramo isukari, wumva nyine kameze neza. Umuneke ni uko nguko. Indimu wenda ntiryoha, ariko nanone ntabwo yaza ngo ibuze nyine ngo igire imbaraga zirenze ku buryo wakumva ko ibishye. Kubera teveri mfata nyinshi na karafu na gombo nsigaye nywa hafi ya buri munsi, ntabwo najya kongeramo ibindi, nashiduka hari ukuntu ngiye munsi y'ibiro byibura ngewe nifuza, cyangwa ugasanga binteye n'ibibazo. Buriya ibintu byabaye byinshi cyane birangira bibaye bibi. Ibyiza rero ni ugushyira mu rugero, ukareka gutwarwa no kubona kuba hari ukuntu ubona nk'ibiro byawe biri kugabanuka nk'uko ubyifuza, nyine bikakongoza ugakomerezaho. Muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe, nizere ko Nyagasani ibintu byanyu ari kubishyiramo imigisha myinshi, nawe si ibyawe birimo imigisha myinshi. Yego gafite ufite ibitotsi papa, kugira ngo bite umeze neza. Hari ikiganiro nakoze ndi kumwe na Romeo, asoma komenti y'umuntu wasabye yuko nazabereka ikintu cyafasha abantu kugabanya ibinure byo mu nda cyangwa byo ku nda, kugira ngo ushobora gusanga ushaka kugabanya ibiro wenda ibinure byo ku nda, ariko wenda ahandi ukuntu ungana nta kintu bigutwaye. Rero iyo niyo gahunda itumye mpagaze hano. Ngize ngo mwohereje amafaranga. Niki papa? Nduriya. Ninde? Iki? Bim. Ngaho genda. Bye, sanga atari. Sibi. Irukanka. Utware n'inkweto. Hari igihe usanga wenda ahandi utari munini, ariko inda ikakujena bitewe wenda n'ukuntu uba ushaka no kwiyambarira, igatuma uhora wambaye nk'umupira munini nk'uyu nguyu. Usibye ko wenda ngewe nshima Imana ntabwo mfite mu nda hanini, ariko hari igihe uba usanga umuntu yirirwa yambaye umupira ungana gutya, atari uko akunda imipira minini, ahubwo ari ukugira ngo ahishe inda. Rero iyo komenti Romeo ayisoma, nahise mvuga ko ngomba kuzakora ikiganiro nkakora uko nshoboye kose, uwo mwenda nkawuvamo abantu, kuko nahise nanibuka ko na mbere hari abantu nka 3 babinyandikiye ariko nkibagirwa. Noneho mbere hari n'abantu bigeze kubinsaba nza kujya mu bya filime, bituma ntabasha kubikora. Rero ubu aka kanya ngiye kubikora, ndaza gukora smoothie 2 zitandukanye zoroshye. Mana we, zoroshye. Ngewe ntabwo njya nkorana n'ibintu bigorana cyangwa ibintu bisaba ibintu byinshi cyangwa ibintu bisaba amafaranga menshi, oya. Ibintu byoroshye turi bukoreshe byagutwara amafaranga makeya, ubundi ukajya uyinywa, ubundi ushobora no kuyinywa rimwe ku munsi, nta kintu biba bitwaye. Ngewe ubu sinyikoresha, nigeze kuyikoreshaho mbere, ikindi n'umugabo wanjye yigeze kuyikoreshaho. Ubwo n'abagabo ibi bintu birabareba, ntabwo ari iby'abadamu gusa, kuko akenshi ukunda kuvuga ku by'abadamu. Twarayikoreshaga mu rugo, ariko we ubu ari ku biro ashaka, ntabwo akiyikoresha. Ikindi ngewe nkoresha ibintu byinshi bituma umuntu atakaza ibiro. Noneho ikindi ntabwo ngira ibinure byinshi ku nda, nyine ngo mbe nagira inda nini, ko hari n'abantu bajya bambwira ko wabyaye ikindi ukabyara abana 3 unabazwe, ni gute ufite mu nda hangana gutyo.
harimo gucungana n'ibintu umuntu arya, gucungana n'ibintu uba ugiye gukora no kuba nkora siporo. Gusa nubwo nkora siporo, siporo zijyanye n'inda nzikora nigengesereye. Iyo numva mbabara cyane nshobora kumara iminsi 3 cyangwa 4 ntarongera kuzikora. Kubera kubagwa bifite ukuntu twebwe bikorerwaho abadamu nyine, iyo ubyaye ubazwe, wowe ubwawe nyine kuba warishyize mu mutwe wawe ko wabyaye ubazwe, bituma ujya gukora ikintu kuba nabyaye mbazwe cyangwa ngo gutya na gutya, ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi wenda bidafite n'ahantu bihuriye no kuba wakora siporo runaka ntacyo byagutwara, ariko nikabura mu mutwe. Tugiye gukoresha umwembe, dukoreshe na watermelon. Dukoresha umwembe uri hano urakase, dukoreshe watermelon, dukoreshe n'inuze n'umuneke n'indimu. Iyo ni iya mbere tujya kubanza gukora. Turashyiramo n'amazi makeya. Ikindi ushobora no gukoresha barafu mu gihe uzifite. Njyewe nasanze sinzi uwazikoresheje azikuramo aje ashyiramo duke, n'utuntu turi aho ngaho ndaza gupfa kudukoresha. Yego, kabanze mbikate mbishyiremo, ibindi ndabivuga nyuma. Ni ikihe kintu umuntu akora kugira ngo amenye kugura watermelon imeze neza? Ko njyewe ntabyo nzi, byarancanze pe, ntabwo nzi kugura watermelon nziza. Hari ubwo nyigura nkaza nkasanga ari ikintu kitabaho, ariko ibintu numvishije ku bantu ngo bakunze kuyirya bapimiraho, numva ni byinshi cyane umuntu yari ari kumbwira biranyobera, sinzi ukuntu rero nyikase ndabyibuka. Njyewe iyo ndebye gutya nkabona isa umutuku cyane niyo ndya, niyo mba numva ko imeze neza. Watermelon yabaye iy'abagore gusa ryari? Iyo ikonje iba iryoshye, imara inyota. Ukuyinywa wumva ushaka nk'amazi ngo kuyinywa, kuyirya wumva ushaka nk'amazi. Ikonje biba ari ibya mbere. Smoothie rero ndaza gukora nkeya ishoboka, bitewe n'uko nk'uko nabibabwiye ntabwo ndi muri gahunda yo kuyikoresha cyane, kubera teveri mfata nyinshi na karafu na gombo nsigaye nywa hafi ya buri munsi, ntabwo najya kongeramo ibindi, nashiduka hari ukuntu ngiye munsi y'ibiro byibura njyewe nifuza, cyangwa ugasanga binteye n'ibibazo. Buriya ibintu byabaye byinshi cyane birangira bibaye bibi. Ibyiza rero ni ugushyira mu rugero, ukareka gutwarwa no kubona kuba hari ukuntu ubona nk'ibiro byawe biri kugabanuka nk'uko ubyifuza, nyine bikakongoza ugakomerezaho, ugasanga rero bibaye bibi pe. Hari igihe umuntu agabanya ibiro bikaba byinshi bikarangira bibaye bibi, ukajya ugira ngo afite ibibazo, ntabwo ari ikintu akora bishatse. Hari n'ahantu ugera kongera kubyibuha bikanga. Imineke mfite niyo yonyine mibi muri iyi Kigali. Ukuntu iri kugaragara, ubu twageze ku muneke sasa. Ikindi biba byiza ino smoothie iyo ukoze, iyo uri bunywe bigahita birangira, apana ibyo kujya kuyibika. Iyo utangiye ibintu byo kuyikora ukajya kuyibika, ujya kuyinywa wumva imeze nk'urwagwa,
hari ibintu umuntu abika bigakunda bibe bifite n'icyo bitwaye, ariko hari n'ibyo uba utagomba kubika pe! Babwiye ko wayikora ukayibika ntawe ngiye kukubeshya. Hano harimo amazi, ndaza gushyiramo utuzi dukeya two korohereza urwembe. Ikindi murabizi wotameloni igira amazi, ushyiramo makeya ashoboka. Ikintu kigiye gukurikiraho ni ugukora indimu. Nanjye kubabwira cya gihe ko wotameloni iyo ufite nk'umwana udakunda imbuto, umutoza yo kuyirya cyane bikarangira ageze akunze n'izindi. Aka kaboro rero nako nkoresha akaryo kabaye umweru kubera indimu. Indimu ntabwo aba ari ikintu cyo gukinisha. Indimu njyewe mfite ukuntu ari mbi zidafite amazi, niyo mpamvu nkoresheje ebyiri, ariko wizeye ku ndimu wakoresha imwe, ntabwo ari ngombwa ngo hajyemo nyinshi cyane. Ikindi ku bantu batajya bakoresha indimu mugira ngo nabiregereje, ndaje bakorere iyahari. Ko izindi ndimu zitari nk'izi za likide sinzi nimba muzizi, umunsi umwe ningere kureba bwo kuyibona ahantu nzayiberekana nk'abarangire. Nigeze kujya nywa mu mazi nshaka kumanuka kera, imbaraga nkeya nari nsigaranye hano zirahagendeye pe! Indimu rero dore ivuyemo ukuntu ingana, usibye ko inahagije nubwo yari iri kungora yo gaceza. Ikindi nababwiye, ushaka kuyinywa ikonje ushobora gukoresha barafu, ariko iziri hasi barafu ni utwana twazo. Ubwo twagiye no kubendenga, mwihanganira agasaku. Mwari mubonye ko blender yanze kuva hiri. Hari blender ziba zifite imbaraga nyinshi ku buryo bishobora kujyamo uko byaba bingana kose igahita ibisya, ariko hari na blender nk'izi ngizi ziba zidafite imbaraga nyinshi. Rero iyo ubonye byanze, aho gukomeza guhatiriza urwembe rwangirikiremo, ugerageza uburyo bwose bushoboka. Nka buriya ncishijemo ino foke, reka turebe ko hari icyo bitanga. Simubonye akantu bigishije ko gakora? Turongera tuburendere indimu. Smoothie ya mbere igabanya ibiro ku nda irabonetse.
ikindi kintu ni byiza kubika ibirahure muri firigo nk'iki niho cyari kiri byongera murabizi ubukonje bwinshi bwangiza mikorobe n'ibindi bintu byinshi cyane rero hari nk'igihe simbikora buri munsi ngo simbabeshya ariko rimwe na rimwe iyo nabyibutse mbyishyiriramo njya kukinywa aho naba mvuye hose nkaza mbizi neza ko iki kintu gisa neza kiriwe neza nta bindi bintu byinshi cyahuye nabyo hanyuma ni uko nta buki mfite ubundi hari ukuntu ufata ubuki buriya bwo mu kantu kaba kameze nk'agatibesi ni ibiki babivuga gute ku buryo usa nk'udekoramo imbere gutya mu gikombe hose ugasigamo inuze ubuki cyangwa ugakoresha ya shokora isukika mwabonye yuko benge kuvuga ngo benge kuvanga dosiye ndi kumva hari inyuma gukorera mu rugo mana so nta hoteli ihari mwangirira icyizere mukaniza igikoni cyanyu nkajya nza kuhakorera rimwe na rimwe gukorera mu rugo umwana ararira arwana n'uwundi bararumana ukabura ukuntu bigenza nk'ubu mu kanya muraje mu bumve mwabonye yuko sumufi nakoze bwa mbere yarangiye imeze neza ikintu cyiza kirimo ni uko iryoha ibintu byose nakoresheje mwabibonye ni ibintu bisanzwe kandi ni ibintu biryohera niko navuga wotameloni igiramo isukari wumva nyine kameze neza umuneke ni uko nguko indimu wenda ntiryoha ariko nanone ntabwo yaza ngo ibuze nyine ngo igire imbaraga zirenze ku buryo wakumva ko ibishye oya iyi rero ku muntu wikundira indimu cyangwa indimu idafite ikintu itwara yayikoresha umuntu udakunda wotameloni nko ku bagabo iyo ngiye gukora ni iyawe numva ko narebye ku mpande zombi umuntu udakunda wotameloni umuntu udakunda indimu hano nawe ufite guhitamo iyo uzakunda kimwe nk'uko wazigerageza zombi kubera ko buriya hari ikintu umubiri ugira iyo umaze kumenyera ibintu uhora uwuhereza hari ukuntu biba nta kintu bikiwubwiye ugasanga ibyo bintu ntabwo bituma utakaza nk'ubu ngubu hari nka siporo ukora kubera imyaka uzimazemo ukazasanga ushobora kuba umaze imyaka 3 nta biro urata no imyaka 3 yarayinkabije umwaka nturata n'ibiro 10 bikakuyobera kubera iki uhora ukora ibintu bimwe umubiri wawe warabyakiriye nta gukinanirwa kandi kunanirwa ni kimwe mu bintu bituma umuntu atakaza ibiro rero biba byiza nk'uko ubonye ebyiri ukavuga uti iki cyumweru kimwe nzanywa iyi ngiyi ya wotameloni ikindi cyumweru nk'iyi ngiyi y'umwembe ukajya nyine ubitandukanya gutyo n'ejo bundi ukavuga nongeyemo ibi n'ibi munyihanganire gatoya munyihanganire ko nabibabwiye umukobwa wanjye yararize numva bifashe umwanya nyine nibaza icyari kibaye rero ni byiza ko umubiri wawe uwuhindurira nimba ubonye zino smufi ebyiri zagufasha kugabanya ibinure byo ku nda ushobora urugero ushobora gufata uko nari mbivuze icyumweru kimwe iyi ikindi iyi ejo ugahera kuri ya yindi gutyo wabasha ubwo gukubitamo n'agateveri bikahita bijyana ni ukuri iraryoshye sindarya kuva mperuka kurya ejo saa sita nariye ubugari nijoro sinariye kubera sinzi nimba ari njye gusa ugomba iyo nyinyweye ndahaga ntabwo rwose kurya nijoro kereka ubwo ntayinyweye ariko kubera kuyinywa mba nahaze ngiye gushyiramo ibiryo byaba ari ubwende naba nshaka kurara inda nayimanitse narara nabi nari nzi ko byibura uyu munsi ndi burye ubwo nijoro sindye none
numvishije gahunda imeze neza kandi n'iyindi ndaza kuyumva, ubwo rero no kurya nanone bivuyeho, ariko kubera aba ari imbuto ntago nagira isereri ngo nikubite hasi, nta kintu kibi cyabamo kuko ntariye. Ubishoboye rero ndabasaba kugira courage, ubwo nimero ya mbere turayisoje tugiye gukora nimero ya kabiri. Hano tugiye gukoresha umuneke na tangawizi, ariko noneho yo ntago iriho cya kiboro cy'inyuma, twayihase bakuyeho umwanda, n'umwembe. Ni uko bwa bubarafu bw'amafuti butaraboneka nabwo nari kubukoresha, kuko nk'uko ubu iyi si yinywa kano kanya ibikonje n'amazi. Ushaka kuyikora urugero udafite izo barafu, udafite n'uburyo wenda uzibona, ariko ukaba ufite hari icupa mo imbere riba rigize, riba ari nk'icyuma, rifite ukuntu riteye ku buryo ushobora kuritereka nko ku isima cyangwa ku ikaro, waza kunywa ikintu kirimo ukumva kirakonje. Ushobora nko kuyikora uri nk'umuntu wenda ugiye koga, ufite izindi gahunda agiye kujyamo, ukaba uyiteretseho, wajya kumara koga kwitunganya, muri rusange ugiye kugenda yamaze gukonja. Ku muntu udafite firigo, udafite wenda ikibindi, ushobora kuyitereka mu kibindi ikibira nyine, ubwo ugasanga byivanze. Twagiye sasa. Tangawizi rero urayikatamo dutoya, biba byiza iyo ushyizemo tangawizi yumvikana, ku buryo nyine unywa ukumva ko tangawizi uyumva, kuruta uko waba uri kumvamo umuhumuro w'umuneke. Iyo nza kuyikoresha yose ari gutera abantu igifu. Iyi ngiyi bihagije, no mu birahure bibiri yabihagije ku muntu udakunda tangawizi nyinshi. Hari umuntu uba usanga yikundira tangawizi ku buryo aba ashaka kunywa icyayi akumva urusenda, rwose ari nk'uwo n'iriya yayimariramo. Njyewe nkunda numve tangawizi, ariko sinkunda kumva nyine byakabije ku buryo mbinywa nkazana amarira, ntabwo biriya mbikunda kabisa. Iyo biri kugumamo gutya nyine birajinana, biba byiza rero iyo ukase dutoya, birakorohereza ntabwo bigutera umujinya. Ibyo ibindi maze indi ntoki kumva ndi kumatira. Hanyuma rero n'ubundi ndashyiramo amazi, biba make cyane. Mwabonye icyiza cyo gukata imyembe. Inoze nari mbonye kabaye gake cyane, noneho kandi tangawizi yari nyinshi, nongeyemo andi mazi make n'imyembe yari isigaye. Mbibabwire nkibyibuka, biba byiza iyi sosi y'umwembe iyo uyiblendinze nta puresha uriho, kuko umwembe
ntabwo ari nk'umuneke gusa cyangwa iki, bisaba ubikore urebe neza kabone n'ubwo waba ubona byemeye, ariko biba byiza iyo unyujijemo, kuko umwembe ndetse muraza kureba n'insuka hashobora kutaza kuburamo kamwe katafashwe. Kisha maneno nyuma y'intambara nyinshi cyane zitoroshye, intambara zahiye, umva mbabwire, nyuma y'urusaku rwinshi rwinshi rwinshi, twagize ikibazo cya sawundi isanzwe iyo twari turi gukoresha kuyifata gutya no gutereka ahantu kujya gute, naje gusanga hari igihe bizamo ibibazo ntimunyumve neza ibyo nari ndi kuvuga kandi wenda byari ingenzi cyane. Nahisemo rero kuyicengezamo hano, ubu mo hano harimo sawundi, muze kugira ngo nabyimbye umutima. Umwembe nawo urarangiye, Imana imfashe se haba harimo umwembe rwose utafashwe, ndabyanga do nguwo wamanutse. Nayo iyo nza nyine kuba mfite yanuza nababwire, iyo nza kuba mfite ubuki, hari n'igihe udashyira hano mu mpande, gusa nyine hano mu mpande uri kubonamo shokora n'umuhondo biba bisa neza, hari ikintu ubona n'amaso yawe ukumva wishimiye kuza kukinywa. Iyi rero hari ubwo nashyiraga hano mu mpande cyangwa nkadekora hano hejuru, iyo nabaga ngiye kuyiha umugabo wanjye, inshuti yanjye, nashyiragaho umutima hano. Iyo yabaga ari iyanjye wumva ukuntu abantu twisabye, nahitaga nywaho bira dekorasiyo. Reka nkweho mbabwire neza, imeze neza gusa tangawizi ndeba nyinshi, ariko ntabwo ari nyinshi yo kuba nyine yanje na munanirwa kuyinywa, ariko imeze neza, tangawizi niyo iri guhumura gusa. Iraryoshye. Izi zombi wazigerageza, udakunda watermelon n'indimu nk'uko nabikubwiye, wagerageza umwembe, umuneke na tangawizi. Udakunda tangawizi wagerageza watermelon n'umuneke n'indimu, ubundi ukagabanya ibinure byawe byo kunda, wenda kuwa mbere aha, kuwa kabiri aha birashoboka, cyangwa se icyumweru cyose cya mbere, icyumweru cya kabiri cyose, nabyo nta kintu bitwaye. Abantu mwabinsabye mbavuyemo umwenda, ni ukuri ubu imbere yanyu ndi umwere, ndabisoje, ibyo nzi nahagararamo nk'umugabo wo kubihamya n'amaguru yanjye yombi. Narabikoresheje, nababwiye ko n'umutwaro wanjye yabikoreshejeho, si iby'abadamu gusa, n'umugabo yabikoresha ushaka kugabanya ibinure byo kunda, kuko abagabo ni nabo bakunze kugira inda nini kurusha abagore. Bw'abadamu kereka iyo umuntu yatwise akabyara, akagira ukuntu nyine umubiri umuhinduka, akazana nyine inda ikamubana nini nyine, ariko nyuma y'igihe ikaba yasubira inyuma, cyangwa se ugasanga muri cya gihe akaba itangiye gusubira inyuma, ahise atwita undi mwana. Ariko iyo ufata izi smoothie, ku nda yawe ibinure bitari ngombwa biragenda. Kuraje rero ku bantu mwifuza kugabanya ibinure byo ku nda, ndabizi neza ko muzanshimira nyuma, nzanabyishimira cyane guhura namwe uvuga uti nanganaga gutya none reba gutya ukuntu bimeze. Ni nziza kandi zirakora, ntabwo zihenze, ntizinagoye no kuzikora.
ngana ku musozo cyangwa nanasoza, mwakoze kunkurikira, Imana ibamere umugisha, Imana ihaze ibyifuzo byanyu, ukuntu munkunda, ukuntu mungirira icyizere, ukuntu uba wumva ko nakubwira ikintu kigakora, icyo cyizere umfitiye Imana ijya igikubira inshuro zitabarika kandi kikugirira umumaro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Imana ibamere ibyiza, ndabakunda.